turabasuje cyane mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turabifuriza kugubwa neza. Iki gitondo tubabajwe no kubamenyesha inkuru y'akababaro, inkuru itunguranye cyane, inkuru umuntu wese atatekerezaga yuko ashobora kumva mu matwi ye, yo gutabaruka k'umukozi w'Imana abantu benshi cyane mwakundaga, umukozi w'Imana abantu benshi cyane mwishimiraga intambwe Imana yamuteje, umukozi w'Imana wari urugero rwiza rw'uko Imana itarobanura ku butoni mu gukoresha abantu b'Imana, umukozi w'Imana wari ufite igisobanuro gikomeye cyane ku murimo w'Imana, Gogo cyangwa se Glorious. Uyu ni umukozi w'Imana utamaze igihe kinini muri social media, ni umukozi w'Imana wari umaze iminsi akora umurimo w'Imana w'ivugabutumwa. Abantu benshi cyane mwakundaga uburyo yandika indirimbo, mwakundaga uburyo akorera Imana, mwakundaga uburyo yitwara ari imbere y'abazi Imana n'abatazi Imana. By'umwihariko abantu benshi cyane mwari mumuzi nk'umuntu ufite umutima uciye bugufi, ariko umuntu Imana yahaye ubwenge bwinshi cyane cyane mu misubirize ye, mu biganiro bye wumvaga yuko Imana rwose yamuhamagaye. Uyu mukozi w'Imana Gogo nta minsi rwose itambutse aganije abantu kuri Zaburi nshya, nta minsi itambutse avuze iby'urugendo rwe, ubuzima yabayemo, mu mikurire ye, ubuzima yabayemo mu murimo w'Imana, uko Imana yamuhagurukije, uko Imana yamukoresheje, ndetse n'iminsi ye ya nyuma uburyo Imana irimo imukoresha. Ngira ngo ubwo duheruka kuganira, Gogo yatuganirije uburyo Imana yaguye ivugabutumwa rye, akaba yaratangiye kujya mu bindi bihugu. Ubwo yatuganije urugendo rwa mbere yagize muri Uganda agiye mu ivugabutumwa, ndetse kandi n'ubwo yatuganirizaga atubwira uburyo agiye gusubirayo. Muri iki gitondo rero tubabajwe cyane n'inkuru y'incamugongo twamenyeshejwe n'umwe mu bantu bamuherekeje muri iri vugabutumwa. Ngira ngo ubwo twaganiraga twari twasezeranye na Gogo yuko nava mu ivugabutumwa tuzajya kumwakira, hanyuma akatubwira uko urugendo rwe rwagenze, ibihe byiza yagiriye Uganda n'uko Imana yabanye nawe, ariko ntabwo abashije kugaruka mu gihugu cy'u Rwanda akiri muzima. Buriya twebwe turapanga, twe turategura, ariko Imana niyo igena ibintu byose. Tubyutse rero twakiriye inkuru y'akababaro yuko Gogo yitabye Imana. Nubwo nta byinshi abantu bajyanye nawe babashije kudutangariza, ariko kimwe mu byo batubwiye ni uko uyu mukozi w'Imana Gogo yari asanzwe agira ibibazo by'umutima, ibyo abantu benshi cyane bakundaga kwita, cyangwa se ibyo sosiyete isanzwe itazi iby'ubuganga cyangwa se itamenyereye iby'ubuzima bwo mu mutwe cyangwa se ibindi bibazo umuntu ashobora kugira. Bavuga yuko yajyaga agira ikibazo umuntu yakwita ko ari nk'igicuri muri sosiyete, ariko burya iyo umuntu avuga igicuri inshuro nyinshi, hari igihe akenshi abantu baba batazi impamvu itera umuntu kugira biriya bibazo, ariko bavuga yuko yajyaga agira ikibazo cy'umutima cyangwa se ibindi bibazo bituma umubiri we ugira ikibazo, akaba yakwikubita hasi cyangwa se umubiri we ukaba wahinduka mu buryo budasanzwe. Ubwo rero batubwira ko ubwo yari ari Uganda yaje kugira icyo kibazo, hanyuma bakamufata bakamujyana kwa muganga kugira ngo bamukurikirane, ariko kubw'amahirwe makeya akaza kwitaba Imana. Ni ibintu bibabaje rero ku banyarwanda muri rusange, dore ko yari amaze kugira inshuti nyinshi cyane zimukunda kandi zimushyigikira mu murimo, ariko kandi nanone bikaba ari akababaro gakomeye cyane ku itorero ry'Imana, cyane ko Gogo yari ari mu bantu bake cyane Imana irimo izamura mu kuyiririmbira, ndetse wakongeraho ko yari afite umwihariko w'ubuzima abayemo, uko Imana yamuhamagaye n'uko ameze.
akavuga yuko rero tubuze umuntu w'ingenzi cyane, tubuze umukozi w'Imana, ariko kandi nanone kubemera Imana, kubizera Imana ntabwo dukwiriye guheranwa n'agahinda, ahubwo twizera neza yuko urupfu rw'abizera Imana, urupfu rw'abera, urupfu rw'abantu bamaze kugirirwa umugisha wo kwakira agakiza ari urw'igiciro mu maso y'Imana ndetse n'abera b'Imana. Hanyuma ntabwo dukwiye kwiheba nk'abadafite ibyiringiro byo kuzongera kumubona, ahubwo dukwiriye mu bundi buryo no kwishimira yuko intwari y'Imana, uwera w'Imana, umugeni wa Kristo atashye. Ndagira ngo rero nihanganishe abo mu muryango we bose, ndagira ngo nihanganishe inshuti ze, ndagira ngo nihanganishe abantu bose bamukundaga, kandi nanone by'umwihariko nihanganishe n'umuntu wese wanezezwaga n'ibihangano bya Gogo. Ndasoza rero nsaba umuntu wese umurikiye ngo ni ukuri duhore twiteguye, amatabaza yacu ahore yaka, kandi iki kitubera ikimenyetso cy'uko igihe icyo ari cyo cyose Kristo yaza gutwara umugeni. Igihe ntatekereza Kristo yaza gutwara umugeni. Imana y'amahoro ikomeze kubana natwe, ariko kandi nanone duhore twiteguye, amatabaza yacu ahore yaka, kuko Kristo n'aka kanya yaza. Ndagira ngo rero mwebwe mumurikiye tubashyiriremo video duherutse kugirana n'umukozi w'Imana, ikiganiro cya nyuma rwose twakoranye na Gogo mbere yuko ava mu Rwanda agiye mu ivugabutumwa muri Uganda. Mwumve ikiganiro twagiranye, mwumve amagambo yagiye avuga, mwumve byinshi twaganiriye, muraza kumva n'ahantu Gogo atubwira ibintu ukumva nubisanisha neza no gutabarwa kwe, uraza gusanga hari ibintu Imana yagiye imuteguza uyu munsi wa none, ukabona yuko Imana yari yamuciriye amarenga. Imana iturengere cyane. Unkunde rero ukurikirana ino video twagiranye na Gogo, uyumve witonze, ariko kandi uyumve wafunguye n'amatwi y'umwuka, kugira ngo wumve niba ari Imana ishobora kukuganiriza muri ino video, kugira ngo ibintu bidufashe kurutaho kuba maso, kugira ngo Kristo naza azasange twiteguye. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Zaburi nshya. Every day I need the Burundi for Jesus. Every day I need the Burundi for Jesus. Because he is good, because he is good. Every day I need the Burundi for Jesus. Every day I need the Burundi for Jesus. Every day I need the Burundi for Jesus. Because he is good, because he is good. Every day I need the Burundi for Jesus. Uri munsi nyana ya maraso ya Yesu. Uri munsi nyana ya maraso ya Yesu. Kubera ko ari meza, kubera ko ari meza. Uri munsi nyana ya maraso ya Yesu. Uri munsi nyana ya maraso ya Yesu. Uri munsi nyana ya maraso ya Yesu. Kubera ko ari meza, kubera ko ari meza. Uri munsi nyana ya maraso ya Yesu. Bamwita Gogo. Gogo uraho neza? Ndaho. Yesu ashimwe cyane. Ndahimba. Umeze neza? Ndaho. Imana ishimwe no kuri. Mu masezerano nari mfite yavuyemo rimwe.
isezerano ry'uko Imana izampuza nawe Yesu Kristo urasezeranye gasohoza kuri kose Imana irambwiye ko izampuza n'umuntu ukomeye pe none irabisohoje cyubahiro ni cyayo umeze neza gogo nkundira tuganire ariko ntabwo ndi kukureba neza kubera amarinete mana yanjye hari icyo yagabanyije hose nk'umuntu hagati nkureba mu maso neza n'ukuri numva amaso nshaka kuyareba ukuri ufite amaso meza ngaho se kandi nabwo ntarebe dore gogo ni ukuri kw'Imana ariko dodo gogo mwamubonye dore gogo sha gogo umeze neza ndaho none se ka kantu k'abasirimu bajya bakuramo amarinete bakagashyiramo hano gutya urakazi rakada gerageza turebe nakonse gerageza turebe ariko se hari ukuntu uba ukeneye kuruhuka mu maso ugafata amarinete ukashyiramo hano gutya gake ariko ubwo hari nako ngirara ubwo ndanagatunga dore ukuntu babigenza bagira batya sibyo bagira batya amarinete ariko ntayanduza ndabona ameze neza nawe ntarebe ugasa nk'urambura akangaka gutya sibyo noneho ukagira utya sibyo gutya noneho ugasa nk'ukinjiza mo imbere gutya sa nk'ubigerageza turebe ndabona bitanagoranye gutya 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 okay akodoro mikrofone yanjye igihe mikrofone yaratakaye Yesu Kristo se turayishyira hera wamubonye gogo urabona ako kantu ni akantu k'abasirimu cyane ushaka nko kuruhuka wumva amaso ushaka gukuramo nka rinete ntabwo uzitwara mu ntoki nta nubwo uzibika ugashyiramo ahangaha gutya ukagenda rwose bimeze neza cyane warameze neza ariko Imana ishimwe cyane ndagira ngo rero wibwire abantu amazina abantu bakuzi nk'umuntu w'ikirangirire bazi ko witwa gogo ariko ushobora gusanga abantu batazi n'amazina yawe ubundi amazina yanjye nitwa Musabyimana Gororiyoza nkaba n'umuntu Imana yagiriye neza nyine yego nabyo ngomba kubishimira ni ukuri kose Musabyimana Gororiyoza ubusanzwe ngiye ngusanze hano i Remera ariko abantu benshi cyane ntabwo bazi ahantu uturuka mu rugo kavukire ni hehe kavukire ubundi ndi mu ntara y'Iburasirazuba akarere ni aka Rwamagana umurenge ni uwafumbwe umurenge ni uwafumbwe yego abareke rero bakagira ngo uri umwana bazi ngo uri umwana niba ari ukwenda utajya ukunda kubabwira imyaka ariko ubundi ubusanzwe nk'umuntu ufite amatsiko yo kumenya igihe wavukiye wavutse ryari ubundi igihe navukiye ni muri 89 89 urumva ko rwose ntago bibeshye uracyari muto ariko uranakuze urumva imyaka igera nko kuri 30 n'ingahe n'itandatu ntago ari myinshi ntago ari myinshi ariko sinamikeye yego ufite ababyeyi se ababyeyi ubundi mu buzima busanzwe ntabwo nigeze ngira amahirwe yo gukomeza ngo mbane nabo niba baritahiye mbega no kuvuga ko batakiriho none se batashye uba ufite ubwenge uri mukuru cyangwa wakuze ubona ntabahari ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kurerwa nabo yego ubundi umubyeyi bita papa niwe wapfuye muri 94 yego ahitanwe mbega n'aya mateka yabayeho yego hanyuma mama yaje gupfa rero nyuma y'intambara akurikirana na murumuna waje yego ubwo mama na papa bapfuye se ufite abavandimwe cyangwa ntabo wari ufite abo nari mfite nabo bashangaze mbega akaba ari nagiye mbamo gutyo ngenda mba mu miryango mu buryo butandukanye yego ubwo icyo nabazaga nyine abavandimwe bawe urabafite urabagira nta bundi n'Imana igenda banyongereraho mu buzima busanzwe ariko abo mu maraso nta bandi nageraga yego ubwo urumva ko uri mu buzima bugoye ukajya ukurira nyine mu mafamiye n'iki bitakoroheye nuko mbega tubyakira gutyo Imana ikabidufasha Imana igemera ko bitugeraho kugira ngo twemere amateka y'ibyo tuzavuga nabyo yego none se ubwo ugize gutya rero
uravutse ukuriye muri ubwo buzima ariko tuzi ko nyine ubusanzwe umwana agira amahirwe yo kujya mu ishuri akiga akazamura ubumenyi ndetse nyine agakura akaba yagira icyo yigezaho. Wowe ubuzima bumeze gutyo bwo kujya mu ishuri bwakugendekeye gute bitewe wenda n'ubuzima bubi wakuriyemo? Nanjye burya ngo icyo uzaba muragendana, Imana niyo ibishyize. Ibyo dukora byose duteganya nk'abana b'abantu, ariko hariho igihe dukurikirana imigisha nanone itari iyacu. Urebye ntibyari n'ibyanjye, nagiye mbaho muri ubwo buzima gutyo, nkagenda mba mu miryango gutyo itandukanye. Ejo nkitwa ngo nabaye aha nabaye aha, mbega utavuga ngo iwacu ni aha n'aha. Ugasanga rero n'amahirwe yo kugira ubwisanzure mbega ngo nkomeze nijya ayo mashuri simbigize rero. Ariko hanyuma nibwo naje nanone kugira uko bigenda ikorera mu muntu nyine ansubiza mu ishuri, ariko sinagize amahirwe yo gukomeza kwiga bitewe n'ubuzima nanone nagiye ngiramo, nkagenda ndwaragurika gutyo. Muri ubwo buzima nanone ndaza yewe birakomeye cyane, nageze naho ndwara mpera hasi, ndavuga nti Mana ni mu byo wabivuye byose ntibishoboke ko n'uyu mugisha atari n'uwanjye, ndimo gukurikirana umugisha utari uwanjye yo kwiga. Ndamutse umbyukije hano hantu n'ubundi nuko nzaba ni wowe ukuzi, ntinakugwa inyuma ubundi, nkazajya nikorera umurimo wawe ngasenga gusa, nawe iby'amashuri nkabireka nkabivamo, ariko mbonye umbyukije hano hantu n'ubundi narwana no kukugwa inyuma. None se wagarukiye mu wa kangahe gogo? Naje kugarukira mu wa gatatu, aya mashuri bita 9. Nibwo nari ngiye gukora icya leta ariko sinaje kugira amahirwe yo kugikora, nibwo narwaye mpera hasi nyine gutyo. Aha, hanyuma rero duse nk'abyihutaho gatoya, ibintu byo gusenga kwegera Imana wabitangiye ryari gogo? Umuntu yakumva iyo yumva uririmba, yumva uvuga amagambo y'Imana, yumva uri umuntu umaze igihe mu gakiza kandi ufitiye urukundo Imana rwinshi cyane ku buryo n'umuntu ukumvisha aba yumva nyine yaruhukira imbere yawe kubera Kristo uri muri wowe. Aha, ubundi nari narabatirijwe mu Banyagatolika kubw'ababyeyi imbere y'intambara gutyo, niho nari narabatirijwe. Ariko hanyuma uko nagiye mbaho no mu buzima butandukanye gutyo, hamwe singire n'umwidagaduro wo kuvuga ngo ndajya aha n'aha, nakora ibi n'ibi, nahura n'aba, ariko uko yagiye impindurira amateka gutyo, ntikampuza umuvandimwe nyine ari we tukibana ubu ngubu, nibwo naje kugira uburenganzira bwo kuzajya mbasha no kugera aho negerera. Mu mwaka w'ibihumbi 2007 muri icyo gihe nibwo naje guhura nawe muri icyo gihe, nkazajya ngira ubwisanzure mbega, ntabe yagera kumboha wenda ngo abe yambuza nko kugira nabo mpura nabo, nkegeraho nishakiye nanjye nkikorera ibyo nishakiye. Nibwo naje kwinjira mu by'agakiza rero, nza kugira amahirwe mpura na mugenzi wanjye yasengeraga mu itorero ry'Abangerekani. Nibwo naje gusa mbega ni nk'umukino mwikurikirira, ndagenda twijyanira gusenga, mbona ni byiza. Nibwo Uwiteka Imana iyo yashatse kugufata n'iyo igihe cyageze ntabura hagufatira, ntaho wamucikira. Icyo gihe nibwo nagiye birangira gutyo. Ubufatiye aho ngaho uziko ari imikino rwose, nibwo nahise ninjira no mu bya korari mbega, ndavuga nti n'ahandi
gufatira umwanzuro wo kuvuga ngo nzajya njya gusengerayo. yego N'ibyo byo kuvuga ngo ndasubira mu itorero nari narabatirijweho kubwa ababyeyi. yego Ntago ndasubirayo. N'ubundi umutima ni ukizwa w'umuntu. yego Nta dini rizajya no mu ijuru. yego rwose Ni buri muntu mu itorero n'umuririmbyi niko yabivuze. yego Ni mbere na mbere n'Imana ubundi. yego ntiyaba ariyo izajya inyiyoborera, inkoresha inshobozi, yego inyifatira ukuboko inkomezi. Ni n'ubundi mbayeho ku bwayo niyo yagiye indinda. yego Nibyo kujarajara mvuga ngo ndahindura amadini, Nama. nibyo bizeho. Nzahamba hano yego nari isaha rero muri ADEPR ni mu bangirikani. Mwangirikani n'ubu uracyari umwangirikani? N'ubu ndacyari umwangirikani. Mbega ibintu byiza cyane. Yego muri korali rero utangiye kuririmba barakwakiriye, ntabwo byakugoye nk'umuntu ufite ubumuga wenda ngo bagufate nawe muri korali bagufate bakwima agaciro n'iki, cyangwa bagufata nk'umukozi w'Imana nk'abandi bose? Rwose ntacyo nabashinza, baranyubaha rwose. N'ubu ngubu hariho igihe mbabwira ko ntabonye uko nitabira gahunda ya korali, ni kubera gahunda yari yantunguye y'uyu murimo w'Imana, nkabona barabyakiriye ntaribe. Yego disi. None se ko numvishije ufite ikaramu yandika neza, muri iyo korali wigeze ugira umugisha wo kubandikira indirimbo cyangwa kubahimbira indirimbo? Ubundi cyane impano yari itaraguka. Imana yagiye ibizamura gutya, ariko hari korali y'abana nari narabanjijemo. Nubwo hari indirimbo nagendaga mbigishaho gutyo, Imana ikanshoboza gutyo. Nibwo n'ibi by'ubuhanzi byagiye biza hanyuma rero gutyo, ngende nzamurira impano gutyo. Yego watangiye rero noneho guhanga nk'umuhanzi ryari? Ubu haba hashize nk'imyaka igeze nko muri 3. Nta gihe kinini kirashize? Nta gihe kinini gishize. Yego indirimbo ya mbere wahimbye? Indirimbo ya mbere nabanjije guhimba ni indirimbo ivuga ku ibanga ry'umuntu wemeye kwirinda imungu. Ndakwinyiza kandi ndirimbira ukaririmba ibanga ry'umuntu wemeye kwirinda imungu. Imungu ni iki? Imungu mu buryo bw'umwuka. Imungu ubundi busanzwe ni iki se, nko ku muntu utazi icyo Kinyarwanda? Icyo Kinyarwanda ubundi mu buzima busanzwe n'abantu ntitubiyobewe. Ahanini dutunzwe n'imirimo n'imishinga y'ubuhinzi. Tujya tuhinga imyaka myinshi itandukanye, ariko njyewe nagendeye ku masaka n'ibishyimbo. Hariho igihe tugira ubwo duterwa n'agakoko bita imungu. Agakoko kitwa imungu. Hariho igihe tujya twiyambaza rero n'imiti itandukanye, ugasanga turakora umushinga wo kuvuga ngo duhungire imyaka yacu kugira ngo mwirinde imungu. Ibyo bikora nyine ntawe ubiguhase, ni wowe uba wagize ako gatekerezo, kuko ubuze inyungu uzagira hanyuma. Ibyo rero niko byagiye biza utwo dutekerezo tuzi. Ngaho rero ako karimbo usa nk'ukaducishizaho twumve, ni waragasohoye? Naragasohoye. Ngaho katuririmbiraho, nagize ngo ntakakuririmbisha utaragasohora, ariko wakaturirimbiraho tukumva iyi ndirimbo ya mbere wanditse ukuntu yari imeze. Imana yemeye ko imyaka ibaho, kandi nanone yemera ko imungu ibaho. Imana yemeye ko imyaka ibaho, kandi nanone yemera ko imungu ibaho. Umuntu iyo yemeye kwirinda iyo mungu, hariho n'umutafata akawuhungiza. Umuntu iyo yemeye kwirinda iyo mungu, hariho n'umutafata akawuhungiza. Nubwo Imana yemeye ko iyo mungu ibaho, nanone yagiye
itanga imiti yo kuyica. Nubwo Imana yemeye ko iyo Mungu ibaho, nanone yagiye itanga imiti yo kuyica. Umuntu iyo yemeye kwirinda iyo Mungu, hariho n'umuti afata akawuhungiza. Umuntu iyo yemeye kwirinda iyo Mungu, hariho n'umuti afata akawuhungiza. Umuntu iyo yemeye kwirinda iyo Mungu, hariho n'umuti afata akawuhungiza. Hari n'ubundi buryo n'umuntu ajya mu ngwa, wamurebera inyuma ukibwira ko ari muzima, nyamara kandi muri we yarashije kera. Gusa bene uwo muntu abasha kumenywa n'Imana. Hari n'ubundi buryo n'umuntu ajya mu ngwa, wamurebera inyuma ukibwira ko ari muzima, nyamara kandi muri we yarashije kera. Gusa bene uwo muntu abasha kumenywa n'Imana. Umuntu iyo yemeye kwirinda iyo Mungu, hariho n'umuti afata akawuhungiza. Umuntu iyo yemeye kwirinda iyo Mungu, hariho n'umuti afata akawuhungiza. Umuntu iyo yemeye kwirinda iyo Mungu, hariho n'umuti afata akawuhungiza. Mbega akaririmbo keza. Urashaka gusobanura iki aho ngaho? Ngewe nkurikije ukuntu mbyumvisha harimo ubutumwa bukomeye. Urashaka kuvuga iki? Ubundi umuntu ari mu mwuka nibwo yabasha gusobanukirwa icyo bishatse kuvuga. Uri mu mubiri, muri uyu mubiri ntabwo wabyumva, ntiwabisobanukirwa. Yego. Ubundi hari n'agatekerezo nabashishijwe kubanzaho. Yego. Kavuga ngo mu buzima busanzwe mw'isi abantu tujya tugira imyaka myinshi itandukanye duhinga. Yego. Ariko nshingiye ku masaka n'ibishyimbo, Yego. mujya mubona ukuntu umuntu amara gusarura agiye guhunika imyaka ye. Hari imiti itandukanye afata agiye guhungira. Ariko ibyo abikora ku bushake bwe. Yego. Kuko aba azi n'umumaro byamuviramo. Yego. Ariko nk'ibiri banga muvandimwe, ya myaka nuyihungira ntihazabura imungu n'imwe yazamo. Yego. Gusa isaka cyangwa igishyimbo kizaba cyafashe uwo muti, iyo mungu ntizabasha kwinjira imbere. N'umuntu wihaye Imana niko namugereranya, kuko atazabura ibimurwanya. Ariko ibyo byose biraza bikamusiga uko byamusanze, kuko aba afite igitinyiro n'ubwo ibyo biba byamubayeho. Yesuwe. Ubwo ku muntu ushobora kumva atinze cyangwa utumva urwo rurimi rw'umwuka, mu magambo make wamusobanura ko iyo ndirimbo irimo ubuhe butumwa? Ubutumwa nabugereranya nyine nk'umuntu uba warihaye Imana. Yego. Ubundi mu buzima busanzwe mujya mubona iyo twiyemeje nyine gukurikira Yesu. Yego. Tuba twaremeye kurekura iby'isi byose, twarabisize, mbega twarabyimuwe, bya bindi bifite kudutandukanya n'Uwiteka Imana. Uba warabiteye umugongo. Nayo yaravuze ngo musige ibyanyu munkurikire. Yaravuze ngo unshakana umwete wese azambona. Yaravuze ngo nkunda abankunda, kandi abashakana umwete bazambona. Bose bazambona. Imana ishimwe cyane.
cyane haleluya aho ngaho rero Eh. muri iyi si rero ntitujya tubura ibiturwanya Yego. ibyo nabegereranya na ya mungu byabegerageza za ntambara Yego. umwanzi se kibajya dukururira Yego. akadushora muri ibyo byaha bitandukanye iyo wabaye umunyabyaha burya aho ngaho hariho igihe mfite kukubona Yego. nkakubonera inyuma gutya ugenda gutya Yego. nkavuga ngo uriya ni umuntu muzima uri muzima kubw'uyu mubiri ariko ku bwa roho nyagasani Yego. imbere y'uwiteka imana Yego. mu buryo bw'ubugingo Yego. uri wa wundi washije Yego. wamunzwe warangije kumungwa n'umutima wawe Yego. ntuba ukiri muzima ndakubona ngewe mwana w'umuntu kuri muzima ariko mu buryo bw'ubugingo mu buryo bw'umwuka imbere y'uwiteka uri wa wundi warangije kumungwa nka ya mungu yakwinjiyemo yarangije kukurangiza urabonwa mu buryo bw'amaso y'umwana w'umuntu mu buryo bw'umubiri kuri muzima ariko warangije gupfa uhagaze wapfuye uhagaze ibyo ntacyo bijya bitumarira rero ntacyo bijya bitumarira mu buryo bw'ubugingo niho usanga tuvuga ngo ntacyo mbaye ntikorera ibi n'ibi ntigirira mu mushinga uyu n'uyu muri bizinesi zinizi ngo nezererwe nkiriho nirira ubuzima nkihumeka nzaburya se napfuye ariko tujya tukibeshya mu buryo bwinshi butandukanye mfite kunezererwa izi saha aka kanya gato ariko mu kandi kanya ugasanga ndi wa wundi ubarizwa muri iyo mibabaro itagishira ugasanga bya bindi nirataga wa munyenga w'isi w'iby'iyi si uradukurura ukatujyana habe ukadutanya n'iyaturemye aho ngaho niho usanga bidutandukanya n'Imana yatwiremeye yatwihangiye yadushyizemo uyu mwuka duhumeka byo ntitubashe kubiha agaciro ngo uvuye uti ndiho kubw'Imana njya kubaho niyo yabikoze na n'iyi saha niyo ikindinze nzi iminsi maze ariko sinzi iyo nsigaje mw'isi ukavuga uti n'ubundi abantu bazapfa ntawe udapfa turi iminsi turi abacumbitsi ndabyemeye hano ntabwo ari muri gakondo ntabwo ariho iwacu ariko mfite kubura uyu mubiri ukabora n'ubundi uzabora niko n'ubundi no mu ijambo ry'Imana ribitubwira ni nk'umwambaro uyu mwambaro turagenda tugatanga ibyacu ariko ejo ugasaza ni wa mubiri uzasaza n'ubundi uveho ubore ariko mfite kubura uyu mubiri ubwo bugingo butahanye iyo nsinzi nicyo cya mbere duharanira ubundi mbere na mbere n'Imana ubwo bugingo uzabubona utese warikurikiraniwe ni umunyenga w'isi ari wo wimitse muri wowe ari wo wahaye agaciro ari wo washyize imbere reka bya bishuko by'umwanzi ya majwi agenda twoshya na Nowa yigeze kuzajya yigisha abigishwa be bakamupinga bakamusuzugura bakamuhindura umusazi ariko hanyuma nibwo baje kubona ko ibyo yakoraga ibyo yabigishaga byari ingenzi byari iby'ukuri babibonye hanyuma nyine ibyo biradukurura rero iyo turi hano mu isi bya bishuko by'umwanzi iyo viziyo ugomba kugira mbere na mbere yo mu mwuka y'ubugingo iby'iyi si ndabibona ndabifite nibyo ariko mbifite ari ibitizanyo mfite kuba mbifite akanya gato mukandi ukumva ndataka iwe inka yanjye nayibuze ihene yanjye nayibuze ese kuki wabibuze ari ibyawe ntibyagiye hehe ntibyari ibyawe n'ubundi n'ibitizanyo mfite ayo mataje nyabamo ndanezerewe ariko ejo ugasanga ndi mu gikoni ugasanga ndakodesha ugasanga ndasaba umuntu icumbi no kuri wa wundi nishimaga hejuru ibyo tubitunze ari nk'ibitizanyo iyo umuntu agutije iki isaha yashakira iyo ari yo yose yakikwambura ntiwaburana kandi n'iby'isi rero tubitunga gutyo ntiwavuga ngo ni ibyanjye bwite icyo rero nicyo nashatse kubigereranyaho nacyo mbere na mbere burya n'Imana hanyuma turimo twihuta rero waje gusohora indirimbo nyinshi ariko umaze gusohora nk'indirimbo zingahe
ubundi izo majije gusohora zaba zigeze nko muri 3 eshatu kandi izo ufite izo izo wanditse izo nanditse nifitiye ubwanjye ziranarenga ni nyinshi cyane Imana ishimwe ariko kariya karirimbo kitwa ngo yitwa gute iriya yo mu cyongereza every day I need the blood of Jesus every day I need the blood of Jesus because he is good every day I need the blood of Jesus irya ndirimbo buriya wari ufite intego yo kubwira icyo abantu muri iriya ndirimbo ni n'ikorasi mbega nyine buri munsi nkeneye amaraso ya Yesu yego kubera ko ari meza buri munsi nkeneye amaraso ya Yesu yego disi niyajya dufasha ntaho wavuga ngo uriyuhagirira ibyo byaha ngo urezerezwe ibyo byaha ntiwavuga ngo nshatse ko binyuhagirwaho ngo ngiye muri ariya mazi ese ko nta handi tujya tubyiyuhagiriza ko nta handi tujya tubikarabira nayo maraso nabasha kubitwezaho niyo abasha kukweza wowe mwana w'umuntu kakwezereza umutima wawe n'ubugingo bwawe kabweza kaguhuza na data wa twese uri mu ijuru kaguhindura umwana w'Imana kaguhindura inama y'Imana kaguhindura itorero rya Kristo n'ukuri Imana ishimwe cyane Gogo mu minsi ishize rero nagiye kubona mbona Gogo ari mu mahanga mana yanjye Gogo burasi bwari ubwa mbere ugiye mu mahanga ni ubwa mbere rwose wafashe ikirere se wagiye amazi cyangwa wanyuze mu muhanda ni mu muhanda gutyo twagiye twitegera muri ya ndege ndende igendera ku butaka yewe nayisanze aho nari nagiye aho ngaho yego cyaragiye wari ugiye muri iyo gahunda rero byari byagenze gute nababonye mu gihugu cya Uganda muri mu murimo w'Imana ariko niye ntego yari bajyanye hariya byari bimeze bite abantu bagiye bagira amatsiko kumenya ese Gogo yigire muri Uganda ntazagaruka ese Gogo hari abavuze ko wabonye y'umugabo hari abavuze yuko wimukiyeyo hari bavuze ibintu byinshi cyane ariko ndavuga nzabariza abantu b'Imana umukozi w'Imana mubaze icyari cyamujyanye by'umwihariko ubundi kugira ngo ngeraho gaho n'Imana yagiye ibikora gutyo ishyira mu bantu bayo kunyikundira mbega barantumira nk'umukozi w'Imana nyine ngo nzabasure nanjye ubwo urwa rusengero rwagutumiye bari ni igitaramo bari bakoresheje yego byagenze gute rero muri kiriya gitaramo twagiye tubona amafoto ariko ntabwo twamenye uko byari bimeze nagira ngo twihera amakuru nagiye mpurirayo n'abantu batandukanye gutyo nanjye nkabona biranshimishije birantangaje rwose byagenze neza Imana yaragushyigikiye yaranshyigikiye rwose icyo gitaramo kigenda neza mbona abantu baranyishimiye baranezerewe rwose Imana ishimwe mwamazemo igihe kingana gute bitewe n'ukuntu hari urugendo rurerure nanone hari ubwo twagendaga mu nzira gutyo bakatwiriraho bikaba ngombwa ko ducumbika gutyo ariko twamaze nk'iminsi nk'itatu yego ibintu byaje kugenda neza urigarukira rero mu Rwanda Imana ishimwe cyane rwose twese tubona mwarahise mukorerayo n'indirimbo nkubona no muri mu ndege byari bimeze bite rero baramatsika abantu ibintu byerekeranye n'indege uko biba bimeze nanjye indege nari mfite amatsiko yo kuzareba uburyo iteye ukuntu ijya kuzamuka hasi ikagendera mu kirere ukuntu iva mu kirere ikagenda nanjye nari mbifitiye amatsiko ariko ibyo ntabwo nabonye byarashobotse nk'uko nabitekerezaga nabonye ahubwo iyo twabashije
nabashije kubona n'indege yari imaze igihe yarapfiriye hasi. yego disi ndege ntabwo yabashije kuzamuka ariko mwafatiye amashusho meza wasaga neza cyane nka marayika rwose ni ukuri kose buriya rero bajya bavuga ngo inkoko ngo iyo igiye babyita gute kwa kuri inkoko ivuga mu gitondo kubika iyo igiye kubika irabanza ikagira gutya igakubita ku mababa ugahita kumva ukumva irabitse burya rero irya ndege wagiyemo yapfuye ni nko kubika ni nk'amababa y'inkoko irimo yitegura kubika buriya igenda iri hafi buriya indege iguruka uri hafi kuyijyamo ndetse bo rwose bibanza bigiye gusohora n'izabikora yakoze biri n'ibindi n'izabikora ntarase narinzi ko nahagera ntabwo ari zo bahagera rwose amakuru rero ari kungeraho ni uko ubu mugiye kwambuka n'ubundi mugiye gusubira mu mahanga aya makuru yangezeho ndagira ngo tuyasobanurire abanyarwanda nibatakubona hafi nibabona uri hanze batazagira impungenge cyangwa se ngo bavuge bati dore ngo garigendeye ahubwo bamenye n'ikizaba kikujyanye kugira ngo n'abera b'Imana bo kugusengera bagusengere cyangwa se niba ari n'inkunga batanga bayitange ariko abantu bamenye ikikujyanye n'ubundi ni mu murimo w'Imana ni ukuvuga ijambo ry'Imana yego nyihamya nyine byayo yego mwerekeje hehe naho bita kumva ijambo rirahindutse wibereye mu masengesho no mu ivugabutumwa cyane ntabwo wabyibuka ubundi ntabwo ari Kampala aho twari twagiye ni za Kampala aho ngaho yego ariko ahandi ntabwo ari muri Kampala irindi zina numvise urumva yuko Imana ikwaguye Imana yakwaguye ntabwo uzasubira aho wari wagiye Imana ishimwe cyane ubwo muzagenda ryari muzagaruka ryari amakuru nzi nuko tuzagenda ejo ariko igihe tuzagarukira ntabwo nagifashe mu mutwe sinari nakimva yego ibyangombwa byose se birateguwe nk'umukozi w'Imana ugiye kujya kugabura ibyayo iby'ingenzi birateguwe ndumva ntaribi ndumva ntaribi rwose yego warasenze urumva ufite ubutunzi ugiye kujyana ndumva Imana Nyagasani iri muri njye iri kumwe nawe iri kumwe nanjye witeguye kuyihamya rwose Imana ishimwe cyane rwose natwe turasigara tubasengera kugira ngo ibintu bizagende neza rwose ni byiza cyane amen none se ko ufite uturirimbo dukeya ubwo iyo wagiye mu ivugabutumwa uririmba uturirimbo dutatu twonyine hari n'izindi uko Uwiteka agenda dushoboza niyo tugiye kugabura nk'ibyayo nkaburya nk'umuntu ugabura ibyayo mu buryo bw'ijambo ry'Imana ntari yategura se n'umurongo umwe ariko ukabona hagiye hiyongeraho n'ibindi bitekerezo aba yabiteguye si ni umwuka uba wabizanye nuko igenda ituyobora ni ukuvuga ngo nawe wagiye wasenze Imana niyo yikorera ifite kunyongerera ayo mavuta izo mbaraga kanyongerera ubwo bushobozi nta nakekaga njyewe ubwanjye ukuri kose none se gogo usibye wenda no ku Imana yaraguhamagara n'umurimo wo kuririmba n'ivugabutumwa ubundi ubusanzwe umuhanzi ukunda n'indi mu bahanzi mbere na mbere namenye nariye isaha yego we nakunze kumenya umuhanzi bita Theo bose babireba yego rwose ukanamukunda cyane rwose wow none se indirimbo ukunda indirimbo y'ibihe byose umutima wawe ukunda cyane uko ize intuza iza Theo ni izawe iyo ukunda uvuga ati iyi ndirimbo imba ku mutima ni iyihe unakaturirimbiraho twumve hari indirimbo nigeze kumenya icyo gihe nari ndyamye yego naraheze aho ngaho sinari nzi n'ijwi ryayo yego ariko no mu buzima tunyuramo hari igihe tubunyuramo ari ishuri bukagira icyo bugenda butwigisha yego iyo ndirimbo narayisomye mu buryo bw'amagambo nisomera gutya ariko hagenda haza ijwi muri njyewe injyana nari ntarakayumva iyo ndirimbo ivuga ngo reka gutinya ibizakubaho
iyo ndirimbo yaranshimishije nawe. ngo Imana irakurinze. iyo ndirimbo yaranshimishije numva irampumurije no mu rugamba rwana narwo mu ntambara mu bigeragezo. Yego disi se nk'uwaturimbiraho gato twumve. Reka gutinya ibiza kubaho, Imana irakurinze, Imana irakurinze, mu minsi yose mu nzira ucamo iraguhoza amahoro, Imana irakurinze. Wow. Uyu nguyu rero ni Gogo, umukozi w'Imana, abantu mukunda muri benshi cyane. Abantu benshi cyane bamwe bati Gogo ni umusore nako ni umukobwa, abandi bati Gogo ni umudamu, abandi bati ntabwo tubizi. Ariko Gogo aya matsiko wagiye mara abantu b'Imana ko yewe wayabamara ariko ukabishobora bose ra biragoye nanone. Imana ijye banyemereza rwose, ijye banyemereza. Yego. None se uri umukobwa cyangwa umudamu? Ndi umukobwa. Ushima Yesu. Ndashima Imana rwose, ndashima n'umucunguzi wemeye kutwitangira. Yego, Imana ishime cyane. None se Gogo hari amatsiko wenda uzamara abantu mu minsi iri imbere tukagira gutya natwe tukakugaragira tukaguherekeza tukajya kunywa agafanta? Ese gahunda niyo kuba umubikira bimeze bite? N'ubundi ngo n'Imana niyigena mu buzima busanzwe bwose, ibyo ngibyo byose turateganya mu buzima. Ariko se woteganya iki usibye Imana? Kuko abantu barategura Imana igasoza. Mfite gutegura njye mwana w'umuntu. Yego. Wenda atari byo yanteguriye. Yego. Ariko no mu buzima busanzwe tujya tugira ibyifuzo gutyo no kuyisaba gutyo. Yego. Ariko naravuze ngo niba yarabivibuye yarabengeneye mu byo yangeneye byose, nanjye nzemeza abantu nanjye. Yego. Igire uko ibigenzi binyuze ku mugaragaro, binyuzirize mu nzira z'umucyo. Ariko si isezerano rirahari? Isezerano muri ubwo buryo sinzi niba nabyo birimo. Ni byinshi yagiye insezeranya kwizangirira neza, ifite kungirira neza ibinyujije no muri izo nzira, cyangwa se akaba ari izi nzira yanteguriraga. Ariko ese iryo sezerano ry'umwihariko ryo ririmo mu masezerano bitse ahantu wanditse ahantu? Ubundi ngewe ntabwo yari yakabinsezeranyije, yari itarabimbwira. Kandi ikintu nkundira Imana hari ibyo ikora yavuze n'ibyo ikora itavuze. Idutunguye. Nta Imana rega ntabwo ari radiyo. Nanone kubita igitangaza itakikubwiye. Nanone ukajya kubona ukabona kirasohoye. Nanone wibwiraga ngo ntibyashoboka, cyangwa waragiraga ngo Imana ntizabikora, wajya kubona ukabona irabikoze. Ukabona irabikoze. Yego, ni ukuri. Nayo ifite kubikora. Imana izabikora kwiyubahisha. Turimo turagana ku musozo rero. Hari abantu benshi cyane bagiye bavuga ibintu bigiye bitandukanye, ariko ubu ngubu ikiganiro tugiranye ni ikiganiro cy'umwihariko kereka abantu Gogo uwo ari wo na gahunda afite mu murimo w'Imana. Ariko nanone umuntu yacunga neza akabona Gogo wo hambere atandukanye na Gogo w'ubu. Ko Gogo w'ubu urareba n'ukuntu wambaye, umuntu akahita abona yuko Imana yahinduye amateka. Siko kuri se ndabeshya? Ndura amateka. Urareba nako gakweto wambaye, ugende bihindura, ugende bihindura. None se ubwo ikibazo nayo mfite cy'amatsiko rero ni ukwibaza ngo ese ko urebye muri no minsi ubona usiga ufite gahunda ziri ku murongo ziteguye neza ku buryo n'umuntu ugukeneye adahita kubona nk'uko yagushaka, kuko hanze ahangaha burya nubwo abantu baba baza bagukeneye haba harimo abeza n'ababi. Ababi ubwo n'abantu baba baje gukamuramo ubwiza bw'Imana n'amavuta uba wifitiye, ugasanga birangiye n'ibintu Imana yashyize muri wowe bitakaje agaciro. Muri no minsi abantu bari kugufasha tumana amatsiko, hari abantu baba bari kugufasha kugira ngo umurimo w'Imana ugende neza, cyangwa
uko wahagurutse rwamagana n'uyu munsi wa none uracyari wenyine? hoya ntabwo nkiri njyenyine. Bimeze gute rero? na n'iyi saha n'ubundi abo bakozi b'Imana baracyahari rwose, n'ubu kuba mba nahageze nibo baba bagiye babigiramo uruhare, ariko ubwanjye njyenyine sinabyishoborera. Ntiwagwa byishoborera. Yego, ni ukuvuga ngo umuntu uri kugufasha cyangwa se umuntu Imana yaguhaye nk'amaboko ninde, ku buryo n'umuntu aramutse agukeneye, hari abantu usanga bagukunda bavuga bati turifuza gutera inkunga Gogo, turifuza kumugira inama, wenda hari akakanzu keza tubona gashobora kuba kamubera kugira ngo akore umurimo w'Imana neza, hari agakweto se, hari inama zigiye zitandukanye, ndumva nifuza kumusengera kuri ibi niba, ku buryo wenda mbasha kuba namubona umuntu Imana yaguhaye nk'amaboko yawe babasha kugeraho kugira ngo bakubone byoroshye n'indi. Byoroshye ahanini rwose n'ubu turare hamwe kandi yego rwose njya kumenyana n'abandi bose batandukanye gutya. Yego, ni nawe yabanjije kubicishamo. Yego, ubwo nawe yanakwivuga kandi nta n'isoni byawe. Kubera bitewe n'ukuntu atiteguye ntabwo yakwivuga ngo bikunde, ahubwo wowe mutubwire nta kibazo. N'ubundi ni Nsabimana Augustin. Nsabimana Augustin. Nsabimana Augustin Imana yaramuhamagaye rwose. ubona ari umuntu Imana yahamagaye rwose. Urabona ko ari gutuma impano yawe iri kurushaho kugenda igera kure. Nabonye YouTube channel iriho ibihangano byawe iri kugenda ikura neza. Nabonye ugusohora indirimbo ziri ku murongo zimeze neza nk'umukozi w'Imana. Ntuzacike intege. Ntuzacike intege, ukomeze ukorera Imana neza. Hanyuma Augustin nyine ari buze kuduhanira nimero ze cyangwa urazizi se waziyoberwa? Ubundi ntazo, bitewe nuko nta telefoni nkunze kwigirira ubwanjye, ntazo nkunze kumenya mu mutwe. Turaza gushyiraho nimero za Augustin kugira ngo umuntu uzagukenera mu buryo nyine bw'umwihariko azamunyureho, ibintu birushaho kugenda neza. Ariko kandi nanone Imana ikomeze gushyigikire rwose. Gogo, none se abakunzi bawe wababwira iki turimo tugana ku musozo? Abakunzi banjye icyo nababwira nuko nabashimira nanone uburyo babanshyigikiye nyine, izo mpano zanjye zikakomeza zikabubaka, bakakomeza bakazishyigikira rwose, ntibagire ubwo bumva ibishuko by'umwanzi ngo bibasubize inyuma bacika intege. Bazajya bakomeza kunshyigikira mbega. Yego, bakomeza bagushyigikire. Tujya gusoza rero n'akaririmbo kamwe keza wumva watura abanyarwanda kawe, hanyuma noneho ariko tunabwira abantu nibagiwe yuko ku munsi w'ejo ngo duteguriye akaririmbo keza cyane wenda gusohora. Nabyibagiwe akaririmbo ngo keza, ariko ntazi ukuntu kitwa. Ni akaririmbo kitwa gute? Hariho inzira ebyiri. Hariho inzira ebyiri. Yesu Kristo, hariho inzira ebyiri. Uraturimbira agace kugira ngo abantu bashire amatsiko, bazanayitegereza nyamatsiko, nusoza uhita unadusengera. Hariho inzira ebyiri twawe ngo umuntu wese ngwahitemo inzira yumva imushimishije. Iya mbere izanyurwamo n'uwemeye akaba intama, iyindi izanyurwamo n'uwemeye kuba ihene. Hariho inzira ebyiri twawe ngo umuntu wese ngwahitemo inzira yumva imushimishije. Iya mbere izanyurwamo n'uwemeye akaba intama, iyindi izanyurwamo n'uwemeye kuba ihene. Hahirwa uzabura imoso ubundi nk'uwamutunzi, umujura azaba nawe yarabuze uko amwiba. Hahirwa uzabura imoso ubundi nk'uwamutunzi, umujura azaba nawe yarabuze uko amwiba. Hahirwa uzabura imoso ubundi nk'uwamutunzi, umujura azaba nawe yarabuze uko amwiba.
urakoze Mana ishobora byose, urakoze Data wa twese uri mu ijuru, Mana yera, Mana nyiricyubahiro. Turagushimiye aka kanya keza Nyagasani duhaye, tugushimiye kugira neza kwawe no kurinda kwawe, tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe, imbaraga zawe n'ubutware bwawe Nyagasani Data wa twese. Wabanye natwe Mana tugitangira Nyagasani iyi gahunda y'umurimo wawe, wabanye natwe ntiwigeze uduhana, ntiwigeze udutererana. Mana nyiricyubahiro, izina ryawe Mana n'ubundi rigumye ryamamare Data wa twese. Cyubahiro gikomeze kibi cyawe Nyagasani, ntujye uhinduka Nyagasani Data wa twese. Uhora uri Imana Nyagasani, Mana ishobora byose, ugumye ubane natwe Nyagasani Mana, uturinde Nyagasani Data wa twese. Wavuze ko nawe utazaduhana, utazadutererana, uri Imana isezeranye ikanasohoza Mana. Gumye ubane natwe Nyagasani, tugendera mu isi yanduye ibigeragezo byinshi Nyagasani Mana wera Data wa twese. Umwanzi Mana Data wa twese ntaba twishimira ko twagendera mu nzira zawe nk'uko bikwiriye, ariko uri umurinzi utajya usinzira na gato. Byarinzwe nawe nta mujura wabasha kubyiba. Komeza udukomereze mu mbaraga zawe, mu by'uru rugendo Nyagasani Mana, mu buzima bwose Nyagasani Mana. Ujye udufasha Nyagasani Mana, urwane n'ibiturwanya, uhigane n'ibiduhiga, byose bitsindwe mu izina ryawe Yesu. Urakoze, ntago mvugiye byinshi imbere yawe, tugusaba bikeye byinshi ukabiduhera ubuntu. Byose mbyambaje Imana mu izina ry'umwana wawe ukunze, ari we Yesu Kristo, Mwami kandi Umukiza wacu. Amen.